wahamagaye ngareka asoma na telefone afite asu ngandebera n'ukuri kw'Imana buretse ariko ja waretse kuba nk'umusazi wanyumvisha umwana ndamukura akusumana nayo mumwana wanjye buretse nyine utanyica buretse amaze nkubwire nahamagara Zumana nigo nyine nshaka nkubwire buretse nkubwire muraho neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza byemeze neza ndashima Imana wite byiza umeze neza okay tana umeze neza cyane kuri kureba ngo mama umeze neza tari afite igisokozo cy'abakobwa yabesera tariya ntago ndi kumubeshyera iyi modoka ni yande yani so tugiye gukora planka rero ubu ngubu dutegereje abantu mwari mukumbuye abana murababonye ariko ntago tugiye gukorana ibiganiro byandi musanzwe mubona ngiye gukorera Jasu planka dufite gahunda yo kwifotorera abana twagiye ahantu tugura imyenda iyi myenda abana bahungu bambaye aho uyu nguyu nyindi yambaye usa n'uwo Jasu yaguriye umwana we aba barahuje umwana wa Jasu nawe ahuje na inyindi rero twaravuze ngo kubera iki tutabafotora nyine udufoto turi aho nyine tukadutunga muri telefone ko turi inshuti ubundi ni gute abana bacu tutatangiye kubatoza ubushuti buriya igihe mu b'inshuti n'abana banyu baba abashuti bagasaza na bavuga ati ba mama wacu twakoze tunari abashuti ubona ari byiza hari ahantu mbizi Nyamirambo hari ababyeyi nka bangahe b'inshuti babaye inshuti ari abakobwa abana babo nabo baba abashuti ubona ari ibintu bisa neza so rero ariko Mana yanjye nimba hari ikintu cyaje nkavuga ni Mana urankunda n'icyo ngicyo narahize ukuntu nzakubita Jasu nkamukoma neza ariko nkamwishyura njye sinya nishyura umuntu rimwe ndashaka kumwishyura rimwe kabiri gatatu nkakomeza nkamwishyura turarindira Jasu naza umwanya wari wo wose uri buboneke niyo mpamvu muri kubona Asumani turawukoresha Asumani agomba kunyibira umwana wa Jasu akamujyana umwana w'ikinege umwana umwe wa Jasu kugeza ubu ngubu turamwita ikinege kuko ntago aramukurikiza murabizi umwana ukuntu aryoha murabizi ukuntu umwana yagusaza ukuntu umwana yagushyushya amahirwe yose ari buboneke turayakoresha mubane nanjye abana vuga hariya ngo bite umeze neza musubiza abantu ko wagira ngo urarunaniwe mama urarushye ufite ibitotsi ufite ibitotsi ufite ibitotsi mugabo watanze akantu k'abandi akira ka nzana umwana abasure tujye gusura umwana cyangwa umwana aze hano kudusura okay byose aba yikiriza wowe ushaka iki tujye gusura umwana tare tare ushaka iki mugabo tare haha afite ibitotsi amasaha yawe yo kuryama yageze niyo mpamvu mubona nta kime ubwo Jasu naza turashaka ukuntu dusubizaho kamera ubundi twibe umwana ariko abantu mubirakariramo mwihangane ndikubeshya ndikubeshya ninde ubeshya abeshya gusura mwana kubera iki se tujye kumusura wapi ntabwo bishaka wowe ushaka iki ushaka iki umwana gusura turagenda sibyo enye wowe ushaka iki gusura umwana turagenda sibyo ndabakunda vuga ngo ndabakunda turirimbe ngo iki mama turirimbe ngo iki Rwanda nziza ngaha turirimbe harya bya bindi ngo Rwanda itajengwa ririmba nga turirimbe
na sisi wenyewe. Ririmbira mama, nta muntu uri kukumva. Ririmba. Rwanda nziza, ririmba. Ntabwo bishaka? Okay. So, turasubira kuri kamera, umwana naza. Aha data. Umva itinze gake. Sira. Twagiye. Umumama yahajye. Umwana araje kudusura. Barugenda n'undi ari kukubona. Sheri, aho wabonye umuntu yaje kudusura? Mama reba ikintu uri kurya bibi. Shira, zana. Mika, iyi bag ureke kuyikinisha papa wanjye, sibyo? Nana. Ngwino hano. Mika, ngwino wicare hano. Urakaza neza umushyitsi. Hano. Papa, afite bitotsi. Umuntu. Urakaza neza mushyitsi we. Asuma urakobora iyo modoka. 12 se. Afite 12. Asuma nukoboye iyo modoka. Mu bantu bazampa amafaranga yo guteresha irangi. Nasumana bamwe. Namubonye abana ko bambaye neza. Umunsi mukuru wabonye umwana wambaye imyenda nk'iyo y'inkindi? Abonye? Ako cyo murajya neza reka mbafatare. Siraje se ntago araza. Mwicaza aho ngaho. Mama mutambwire ko ukuntu nazindutse. Yego se mama kuzi. Shamurasa neza. Igira yo bana mu rugo rutwa. Mwicaze neza. Yakobonye ibiki. Mureke. Ariko se iyo kuye. Witeze. Nika jariya nawe ugenda wegera abana. Bafite ibitotsi. Genda uruhande rw'umwana. Mushira uruhande rw'umwana neza. Icara hariya ku mwana. Hari ibintu wababwira ntibabyumva. Ngo ku ruhande rw'umwana ntabyo yakumva. Aho neza. Nese ubusiraje araza ryari ngo bafotora. Araje. Murebera n'abana. Rebana. Papa. Rebana. Inyindi. Rebano. Reba umwana yambaye umwenda usa n'uwawe. Igendere ntare. Inde. Ngwino dufatore mani mu gihe siraje ataraza Asuma. Asumana araguca amatwi. Mika. Araje ariko mukanya tu. Ayego buse ni foto. Ni foto ni video. Nadifata ka video yitoshe bina. Siraje uziyaza mbere yawe. Turajyamo mwana. Ntabwo byari kuba ari sawa. Turajyamo. Twese turimo. Nta kibazo hari ribe. Ase yayifashe ihagaze kwijya. Cyangwa wegera inyuma. Uri gufotora se cyangwa ni video? Video. Sikwambiye. Wayihagarikije. Gutyo twese turajyamo. Mbatwe twitoza duposteri siraje naza dukata. Akuriya. Witeze? Mama wabonye akana? Wamukunze? Wakunze akana? So mwambaye kimwe n'akana. Umwana muha akana. Uyu mumama ntiyabikunda. Murebe Asumani muvuge ngo Asuma. Inyindi ntago yabyishimiye yaza kumutiza. Ese inye ntago wishimiye umwana mwambaye ibintu bisa. Ari kuguhamagara.
tale hano mu Rwanda ngo unyibwirire papa wanjye ano kumana bozi Asuma ndashonje ariko mwana ja ndakubujije ha icara nose we umanutse ureba muri telefone yalla pore sho pore reka naje kamanze muvugisha mana yanjye pore mwana nagubabaye mukiriya mana nagubabaye ndababaye no ngiye kugukorera nabyo kunkorera amagi twara ubwana byasuze uko aguye biri seri mwana ababaye araguye papa araguye mbese we mukure mu muyaga mujyane hano naga uyu mwana naga ajarira jyana hano n'undi naga mwumva yama genda kandi uvuge ko umwana twamwinjijemo hano niwe nahamagara Asumani ntuvuge dore inkweto ngo arazisiga ntuvuge sibyo na yaguye sheri yababaye ndaje araguye sha arababaye yaraguye we sha arababaye buriya mu mavi wabo nababaye no uzi Asuma uza kwita ufungura ujyemo hejuru ku buryo aramutse wenda anamushatse akaba wenda yakinjira hano mu nzu ntababone uhita ukingura ujye hejuru noneho ukinge ka nihagira umuntu ugusaba urufunguzo rwa hano umuntu aca agiye hejuru uvuge ko ntabwo utazi ahantu ruri nyine ujya icara aho ngaho nariba Asumani nagenda arabikora yaje genda iruka genda agiye ari Mika umwana ari he hehe tare hehe nese ntabwo tugendeye rimwe shupore nyamara kandi udere ndi kubona umeze asohoka Mika umwana agiye he nese ntabwo ari wamujyanye oya kandi utugendeye rimwe konje kukureba harawaguye nanjye nkahita nzi nese Asumani sagiye nese ntabwo akugiye inyuma nese se tugutoraguye turi babiri ukagenda nawe akakujya inyuma nanjye mise ninjira mu nzu mama umwana ari he umwana ari he bebe yagiye muri salo hari uwo ubonye muze nawe Mika umwana ari uvuga ngo yagiye ku muhanda niba avuga ngo umwana ari he avuga ngo agiye ku muhanda none umwana ari hera bureka mbaze mikaze kuvuga rega umwana ari he sheri umwana ari he umwana wanjye agiye umwana agiye ni betse mubabaza Mika umwana ari he oye buretse uyu aragucanga beka mbaze Mika umwana ari he buretse gato ja umwana ari he ku muhanda umwana agiye ku muhanda inde amujyanye inde amutwaye buretse mwana buretse gatoya nose ko ari aba bari kumwe nawe reka mbabaze ninde bamutwaye inde ni Neira atwaye umwana ku muhanda ngayo nguko wazanye uwo mwana kandi uva ari kubwira ngo bamujyanye ku muhanda ninde Mika ninde atwaye umwana ku muhanda hehe ninde wamujyanye se mu cyumba ninde mbese genda abaza nde abantu bo bari hano umwana bamujyanye mu cyumba mwese mumubwire ko ari he umva nkubwire Mikayire ari kuvuga ngo bamujyanye ku muhanda umwana wanjye ko Mikayire arimo aravuga ko bamujyanye ari he ngo bamujyanye ku muhanda yasize ahangaha nguye hari ngiye mu gikari kwitaba umuntu
Mika kandi ari kuvuga ngo mujyanye ku muhanda. Asumani ari. Asumani nanjye sinzi ahantu aciye. Mika Asumani ari. Asumani ari. Hehe. Yaciye hariya. Ni wumva yagukurikiye. Nase umubibaze nde. Shaneri muri kilometero umwana wanjye sugagiye he. Shaneri mu mwana wanjye. Ja ku mwana wawe atazi kugenda afite uwamuteruye akamujyana kandi akaba atari ngewe. Asumani ko agukurikiye ari mwamujyanye umwana ari yahu. Umwana yabatwawe nande. Nanjye ndi Mika ngwinana. Neri wigumya kuvuga gutyo ngo nuko aba. Ahubwo nanjye reka nkubaze umwana ari he. Nago yari yicaye hano. Hakuje wagiye ubasere ngandebera ngo agiye kurira. Aso kujye kurira biragenda gute? Mika umwana ari he? Neri wanyeretse umwana wanjye. Nyesanze ahantu ari. Umwana ari he mama dore ari kurira. Ndabizi. Nese wamaye umwana wanjye. Jana ngo nde kugutoragura hari turi kumwe umwana musize yicaye hano. We na Asumani mumushyize he? None se bundi wahamagaye Asumani nimba ari umwana. Asumani ari papa. Do umuntu ari kurira yabuze umwana. Neri waretse iyo mikino ubundi Nese nabaza ndiko ari bano bari bahari. Mama umwana ari he? Dore mama wari kurira. Uyu ni mama w'umwana ari kurira. Ari kurira yabuze umwana. Mika umwana wanjye ari. Umwana ari Mika. Umwana bebe. Ninde amutwanye? Ari muri salo. Kandi yagiye akamubura. Ndamujyanye. Leira. Ndamujyanye nyi. Ninde? Ndamujyanye. Ngaho Neira ntago yari ari hari sheri wanjye. Neyisi wumva ko ari wanjyaniye umwana. Ndebera na Asumani abana bahamagaye kuri telefone yanjye bari kumamagara. Allo? Umwana wanjye ari. Oui. Reka nze muguhe ntabwo turi kumwe. Neriva muri ma telefone umbwira hano umwana wanjye ubundi ari wowe. Ese umwana wawe uri ngareba n'abantu aba cyangwa uyu muntu niwe mwamufitanye gahunda jaso. Aba bana Asumani bahamagaje telefone yanjye. Nerireka iyo mikino mu mwana wanjye. Hasi ubundi kumubeshya we. Neri ngo tugiye gufotoza umwana abana kubera bambaye imyenda isa. None umwana wanjye agiye he mu mwana wanjye. Neira. Asumani ari he? Neri. Ubundi wari wambona Neri ndashaka umwana. Ako se jo wagiye basere. Ubu aba nibo bari butubwira ahantu ari. Ubuzima bwanjye nawe none reka nkubwize ukuri. Ubu nibwo tugiye gushwana. Neri ndashaka umwana wanjye. Ndabizi nyine. Ndashaka umwana wanjye Neri. Ndashaka umwana wanjye. Ndashaka umwana wanjye. Ngaho basi. Ngandebe. Urimo basi ko mukubite po. Ngaho igendere no mu nzu mwihorere. Igendere mu nzu. Namukubita. Igendere mu nzu papa. Igendere mu nzu. Nape. Mika nawe igendere mu nzu. Kingaho ngaho bajyane igendere mu nzu. Usaragira ngo bagire ngo tugiye kurwana. Niyo mpamvu barimo kurira. Nese wamaye umwana. Nese ubu ndamugwaho ndamukura. Nese wahamagaye Asumani. Genda. Asumani afite telefone. Asumani agiye kumanuka kwezi kose nta telefone afite jasu. Ndashaka umwana wanjye. Akusirashaka nese mu Asumu ndamubyara. Ndashaka umwana wanjye Asumani rero. Buretse ariko nyine reka dushaka ahantu. Nase ko nabaraho. Ndashaka umwana wanjye. Jare buretse dufatanyije ibibazo imba rutanguramo akaguru. Umwana wanjye Neri. Buretse ngaho umva ukuntu inyinda ari kurira ubazi ko turi kurwana. Waba yeretse ngamushaka. Bariya nibo bakumbwira hare wari sutangisha shawa amaheru we muntu. Wahamagaye ubundi. Ngareka Asumani na telefone afite. Ngandebera n'ukuri kw'Imana. Buretse ariko ja waretse kuba nk'umusazi wanyumvisha umwana ndamukura akusumana Neri mu mwana wanjye. Buretse nyine utanyica. Buretse amaze nkubwire. Neri amagara Asumani. Nigo nyine coceka nkubwire. Buretse nkubwire. Neri mu mwana. Asumani na telefone afite. Neri mu mwana wanjye Neri na mu mwana wanjye. Ja. Neri urabizi ukuntu uriya mwana yamvunye. Ndabizi. Mu mwana wanjye rero. Buretse nkubwire. Buretse gato Asumani aja. Neri mu mwana. Waretse kunkubita jasu nanjye kandi ninsara biramera nabi. Neri wamaye umwana wanjye.
buretse mbanza nkubwire Asumani ngiye nawe tuje kugutoragura hari Asumani akuza inyuma abana mbasiganye hano ndabizi nyine ese nyine reka mbaze abana uwamutwaye uri gushaka gushwara ugatuma barira ihangane umunota umwe ndaje ariko reka nze mukurebera hasi ubu umwana wa Jasu ninde umutwaye ko umwana wa Jasari umwana wa Jasari ninde wamutwaye se ninde wamutwaye mu cyumba ushaka amazi inywa amazi kandi abana umwana ari he bebe ari he Mika ninde wamutwaye mu cyumba ariko ubundi ubu Asumani ngaho umva Mika kunavuze ngo Asumani yamutwaye mu cyumba nitsakira mu cyumba urebe Asumani nta telefone afite Jack usubiragira ngo wembi kubwire gute nese wagize ngo ibintu njye bimbabaje umwana ni gutaburira mu rugo rw'umuntu urana hari n'ubwambira hageze ngiye wumva Asumani nayi wambara ukanshakira ahantu hose Asumani ni muzima we nta n'uwagiye hejuru urufunguzo se ruri hejuru hano Asumani ari yagiye he naza n'umwana w'abandi planka tuyirangize pe mukoma izana hano dore bari gushwana mama no Asumani ngwino manuka utamenya ibintu byanjye abantu muri kureba planka ndabizi ko murimo kunyumva Asumani umva nkubwire uri he uri gukinga ugiye kuza udusangane hanze uhita uzana umwana sibyo Jasu ataza agakora amabara hano ako mana yanjye ako sungubu kweri none Asumani ko mubuze muri iyi nzu we nganyumvira ukuntu abana bose bari kurira Jasu ubu ngubu njye nawe turavugana iki kudashaka no kumvugisha Jasu wambara ukanyumva Jasu nene wanditse ukaba umwana wanjye n'imita kandi nakubwiye Asumani niwe kibazo niwe muntu utari kuboneka muri uru rugo ubu wabona ari umutwaye ubundi ibyo bintu byanyu by'amafaranga ngenda nabiyamye ndabiyamye ninde se ahubwo ko agiye kugukora prank ndabazi mwebwe prank tukayizanamo umwana ni ikintu kinambabaje ngiye mwankorera prank ariko ku mwana wanjye ntabwo mbikunda umwana wanjye ntabwo mbikunda ngiye kandi ibyo bintu narabibiyamye mereza hano umwana wanjye mereza hano umwana kandi mereza hano umwana wanjye urankora aho mufite ndakumena mereza umwana wanjye aho wizize ko mama wawe yarize iyigo si papa mereza reka nkubwize ukuri ntukajya unzanira puranke mu mwana ndakwiyana ninakubwiye ko ari puranka nta puranka nakoze ngewe agose mwana uritonda yikuko mana yazi uko kiwe yakura umwana babuze yimereye neza uzanavuye tuvuye kwifatira muyaga hara hejuru tujye tuvugisha ukuri ubundi kubera iki mukunda kuzana imikino ako ni wowe Imana aguye no reka nkubwire nukuri ko Imana uraguye numva nshatse kurira navuze uyu mama mbireke nge araguye ndavuga mana tureke prank ko uyu mwana agiye kubabara kabiri nikushye uko mumuhovu nakubwiye ngo waziye yigo wari waziye igora aziye yigo uzi ukuntu bambeshye ngo nta nubwo uraza iko kire bahari iko mone ya wamubonye
nyine yanga umuntu wavuga nabi abazi ngo abantu bagiye kurwara tese papa wanze reka mbabwize ukuri Planka ntabwo igenze neza nk'uko njye nabishakaga kuko kuna abana inyindi ntabwo akunda ibintu by'amahane sinzi impamvu umva numva arimo kurira kandi mubwira ceceke nakubibujije ariko rero tugiye no kwifotoza turifotoza warakaye ni ifoto y'urwibutso ntabwo Planka igenze neza nk'uko nabishakaga bitewe n'uko abana banjye ngiye bagize ubwoba ni kuba meza agira ubwoba buriya Mika niyo nimero ari gukurikiraho yakora ibintu bikomeye akarira ndabashimiye abantu mwafashe umwanya mukareba ino video Imana ibamere umugisha ariko si muri ibyo bintu mama kama nkoreye ariko uri mu biki we ntujye ubikora kubera iki bagukora njye namukorera njye nakora Planka none uzi byasuwe uranaguye mwana wanjye Paul uraguye ndavuga ni Planka wayireka Paul sheri rero wamukinnyi we ndagushimiye uyu nguyu aritonda Asumani nawe yari yamujyanye hara hejuru hari habamo inzira igenda hara hejuru niwe yari yamujyanye niwe yari yagiye kandi nawe urufunguzo barumuhaye yaruhishe ngo yari mu nzu ngo ari mu cyumba oya noneho nabwiye Mika niwe njya kuvuga niwe njya kukubwira ngo umwana umubwire ko agiye ku muhanda niyo mpamvu yavuye ku muhanda ndi yari babimubwiye ahubwo Tariha niwe wabanje kuvuga ngo yamujyanye mu nzu ndagiye ngo ari mu cyumba ndabashimiye Imana ibamere umugisha turi kumwe abantu mushaka kugabanya ibiro shawe mujye muri Sanuru tubabiteho kanje guhoza abana banjye mbere ko nta bintu by'amahane byari birimo uwa mbere yabonetse